Imana ishimwe kandi Imana nyine ikomeze ihabwe icyubahiro. Nawe ngende Gadi mu nkundire dusenge. Mwami Uwiteka ushobora byose, niwe nyiri bambe kandi ukaba nyiri imbabazi kandi witwendeho ndetse wahozeho ibihe byose. Turakwinginze rero yaba abadukurikiranye hirya no hino mu isi ubaho umugisha kandi natwe duhereze umugisha. Isomo ry'umunsi wa none ritugirira umumaro mu buzima bwacu. Urakoze kuba ubyumvishe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Munyemerere dusome kwegera Imana no kugira umutima mwiza ndetse n'ingaruka zo guhemuka. Kwegera Imana, kugira umutima mwiza ndetse n'ingaruka zo guhemuka. Bavandimwe, mu buzima bwa buri munsi habaho ingingo zishobora kubaka ubuzima bw'umuntu cyangwa se ibintu byatuma umuntu arushaho kubana n'abandi neza amahoro, ndetse n'icyatuma ubasha kwegera Imana kuruta ibindi byose. Hari ibintu bitatu byubaka ubuzima bw'umukristo. Ibyo bintu bitatu ni ibihe? Harimo kwegera Imana, harimo kugira umutima mwiza, harimo no kwirinda guhemuka. Ibyo bintu uko ari bitatu, iyo ubifite uba wujuje ubukristo nyakuri. Nakubwira ati rero ugerageze wegera Imana ndetse wirinde guhemuka kandi ugire umutima mwiza. Iyo bihari ubuzima burahinduka, ndetse iyo bitariho ubuzima burangirika. Uzirinde rero ko ubuzima bwawe bwakangirika bitewe n'uko utabashije kwegera Imana. Abanyabyaha kenshi ijambo ry'Imana riratubwira ngo umunyabyaha ise ni Satani. Nimba ukora ibyaha so ni Satani, ariko nimba ukora ikintu cyiza nakubwira ati Uwiteka niwe papa wawe. Imana ishimwe cyane. Dufite data. Nimba dufite data nakubwira ngo data wa twese arashoboye kandi ashoboye buri kimwe cyose utabasha gukora, kubera ko na nyuma ya zeru Imana irakora kandi bikagenda neza cyane. Kwegera Imana ni kirero. Twumva iki ijambo ry'Imana ritubwira. Umusomyi mwiza wo muri Yakobo 4:8 ndakubwira nawe uze kuza gusoma uco kumbura ufate bira tugendane umwundire duhamagara Imana none. Nyangwa ndakuvuga ati hamagara Imana none. Mwegere Imana nayo izabegera. Imana ishimwe cyane. Egera Imana nayo izakwegera. Ubundi uze gusoma neza cyane birambuye. Ubusobanuro bwo kwegera Imana n'ubuherero. Kwegera Imana ntabwo ari amagambo gusa, ahubwo ngiye kukubwira ibintu byiza by'ingenzi kandi bikurikira byatuma urushaho kwegera Imana. Niwegera Imana nayo izakwegera, ariko nujya kure yayo nayo izajya kure yayo. Ikizero nuko wakegera Imana kuruta uko wajya kure yayo, kuko Imana ikunda abayigana mu buzima bwa buri munsi. Ibyo bintu rero ni bingahe? Ni ingingo enye, reka tuzirebere hamwe. Harimo gusenga. Gusenga niko kwegera Imana kwa mbere. Hanyuma gatatu, harimo no kwihana ibyaha, ukareka ingeso mbi zose ugacikana kure n'ikibi cyakugusha mu byaha. Uraba wegereye Imana. Hanyuma ingingo ya gatatu iravuga ngo kuyubaha. Kubaha Imana rero ni ukugendera mu nzira yayo by'ukuri kandi ugakiranuka muri byose, ukumvira Uwiteka. Mu migani niho hakunda kutubwira ngo ubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu Uwiteka Imana yawe igenza gute iguha. Nyaboneka rero gerageza wubahe Uwiteka Imana yawe. Kubaha. Indi ngingo iravuga ngo kuyiringira mu buzima bwa buri munsi. Birasaba ko tugira kwiringira tukizera Imana mu buzima bwacu bwa buri munsi. Nutiringira Uwiteka ngo wizere Uwiteka, nakubwira ngo ibyo urimo byose cyangwa se ibyo urimo urakora byose biragoye cyane ko wabasha kugera ku ntsinzi zawe ndetse no ku ndoto zawe. Mu magambo make kandi arambuye, ubutumwa bwiza nakubwira, nutegereze ko Imana iza kugushaka cyangwa se ngo ujye kure yayo. Nutegereze yuko Uwiteka Imana yawe yaza kugushaka cyangwa se ujye kure yayo. Oya, ahubwo fata icyemezo cyiza uyegere uyu munsi wa none. Iyo wegereye Imana ukayitakambira, ndetse n'amarira yawe irayabona, ndetse n'ububabare bwawe cyangwa se uburibwe bwawe irabwumva. Nyaboneka urumva ko kwegera Imana ari ikintu cyiza cyane kuruta ibindi byose. Rero Uwiteka arakubwira muri kano kanya ngo gerageza wegere Imana. Nanjye ngerageze negere Imana, dushaka Imana none bigishoboka. Nakubwira ati rero hamagara Imana none. Nkunda kuvuga nti hamagara Imana none. Hamagara Imana mbere yo ko Imana iguhamagara. Nyaboneka gerageza uhamagara Imana none kandi ugume mu ruhande rwayo, byose bizagenda neza cyane. Kugira umutima mwiza twabisanga muri Matayo 5:8. Turebera hamwe kugira umutima mwiza. Ese ijambo ry'Imana riratubwira ngo iki? Hahirwa abafite umutima mwiza uboneye, kuko ari bo bazabona Imana. Nakubwira ngo nugira umutima mwiza kandi ukagira umutima mwiza uboneye, nakubwira ngo niwe uzabona Imana. Nyaboneka gerageza ugire umutima mwiza, utandukane kure n'umutima mubi, kubera ko umutima mubi n'ubundi nudushoka ndetse ukadushora habi kuruta uko twagana ahantu heza. Ubusobanuro naguha bw'umutima mwiza. Kwanza, umutima mwiza niki? Tugiye kurebera hamwe kugira ngo ubashe kuba wagira umutima mwiza, nanjye nkagira umutima mwiza ndetse nawe ukagira umutima mwiza.
icya mbere harimo kubabarira. Nubabarira nawe uzababarirwa, kuko nutababarira nawe ntabwo uzabasha kubabarirwa. Kutagira inzika, hanyuma gatatu kuvugisha ukuri, hanyuma kane gukunda abandi nta buryarya. Ibyo bintu nubikurikiza uraba wujuje zino nshingano uko zikurikira zirebana no kugira umutima mwiza. Nongere ngusubiremo rindi rimwe, harimo kubabarira, kutagira inzika, kuvugisha ukuri ndetse no gukunda abandi nta buryarya. Gerageza ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda. Nakubwira ubutumwa bwiza bwagufasha kandi nanjye bwankoze ku mutima kuko numva nezere muri kano kanya. Umutima wawe niwo Imana ireba imbere y'ibyo ukora, mbere y'ibindi byose, mbere y'ibyo urimo, mbere y'ibyo utekereza. Imana irabanza ikareba umutima wawe. Ufite umutima umeze gute kano kanya? Ufite umutima uri gutekereza gute kano kanya? Umutima ufite connection ni Uwiteka Imana yawe. Urimo uratekereza ko umutima urimo uragana ku Uwiteka Imana yawe. Nakubwira ngo gerageza umutima wawe uyobore mu nzira y'Uwiteka Imana yawe, nawe ibindi byose bizagenda neza cyane kuruta uko ubitekereza. Niwegereza Uwiteka Imana umutima wawe, byose bizagenda neza cyane. Nubwo abantu bagukomeretsa, hitamo kugira umutima mwiza, niwo ukiza kandi ukagira kwihangana. Ntabwo kugira umutima mwiza ari ukwihorera. Reka twongere dusubiremo neza. Ntabwo kugira umutima mwiza ari ukwihorera, sibyo? Nubwo abantu bagukomeretsa, hitamo kugira umutima mwiza. Nyaboneka umve neza hano hantu, kugira umutima mwiza byose bizagenda neza. Kugira umutima mwiza ntabwo ari ukwihorera cyangwa se kugira andi mabi yandi wajyamo, ahubwo nuko wakegera Uwiteka Imana yawe ugasenga ndetse bikagenda neza cyane. Ingingo ya 4 iravuga ngo ingaruka zo guhemuka. Noneho mu nkundire turebera hamwe ingaruka zo guhemuka bigenda gute. Ijambo ry'Imana mu Migani 6:32, ukora iby'ubusambanyi aba ari umupfapfa. Ukora ubusambanyi aba ari umupfapfa. Hanyuma Abagalatiya 6:7 ngo ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Imana ishimwe cyane. Ibyo umuntu abiba nibyo azasarura. Nubiba ibintu byiza, Uwiteka nawe azakugororera ibintu byiza, ariko nubiba ikintu kibi, Uwiteka nawe azakugororera ikintu kibi. Gerageza rero ubibe ibintu byiza mu mutima wawe, ugerageze ubane n'abandi neza amahoro, ugerageze ucike ukubiri ikibi cyose cyakugusha mu cyaha kugira ngo kigutandukanye n'Uwiteka Imana yawe. Ikiza rero nuko wakegera Imana kurusha ibindi bintu ibyo ari byo byose. Katwumva ubusobanuro bwiza hano uburyo twabyitwaramo. Guhemuka ntabwo ari icyaha cyoroheje, ahubwo guhemuka ni icyaha gikomeye cyane. Bibabaza Imana uretse no kuba byababaza umwana w'umuntu cyangwa se nawe cyangwa se nanjye, kuko guhemuka bibabaza Imana. Bisenya imitima y'abantu. Murumva ko guhemuka ari ikintu kibi cyane, ndetse bigasenya imiryango. Bigira ingaruka zikurikirana ubuzima bwawe bwose. Ni ikibazo gikomeye cyane. Guhemuka ikintu kibi, ntabwo ari ikintu cyiza. Nakubwira ngo uhereye umunsi wa none, nimba uzi ko hari umuntu wahemukiye, nimba uzi ko hari umuntu wagiriye nabi, gerageza umwegere umusabe imbabazi, ugerageze mwiyunge, byose bizagenda neza cyane. Ntabwo guhemuka ari ikintu cyiza, kuko iyo uhemutse biragukurikirana mu buzima bwawe bwose. Ibaze nawe kuri uyu munsi wa none, bwa buhemu wakoze ukiri mutoya, bwa buhemu wahemukiye umuntu, buramutse bugukurikiranye, cyaba ari ikibazo gikomeye cyane. Hari ubutumwa bwiza nakubwira kandi nawe bwagufasha bwagukora ku mutima. Ibyishimo byo guhemuka bimara akanya gato, ariko ibikomere bisigara igihe kirekire kandi kinini cyane. Nta muntu uhemuka ngo abure kubibona. Igihe kiragera ugasarura ibyo wabibye kubera ko wahemutse. Nongere ngusubiremo ngo nta muntu uhemuka ngo abure kubibona, kandi igihe kiragera ugasarura bya bindi byose wahemukiye abana b'abantu. Gusubira ku Mana, icyo twakwita nk'isanamitima cyangwa se kuwakegerana Uwiteka Imana yawe. Gusubira ku Mana bigenda gute rero? Gusana. Mumundire dusana imitima yacu uhereye none. Twumva ijambo ry'Imana muri Yesaya 1:18. Nimuhereho tugirane inama. Ngiye kugusomera mu ncamake mu nyegeranya amagambo kugira ngo uze kuza gusoma iryo somo neza witonze. Ngiye kubwira ngo amagambo meza y'ingenzi nabashije kwegerana. Nimuhereho tugirane inama, nubwo ibyaha byanyu cyangwa se ibyaha byacu byatukura, Uwiteka wenyine niwe ushobora kubikiza. Ubutumwa: nubwo waba waraguye gute, Imana iracyaguhamagara uyu munsi wa none. Uko waba waraguye kose, Uwiteka aracyaguhamagara uyu munsi wa none. Nta cyaha kinini kiruta imbabazi z'Imana zibaho kuri iyi si.
nta cyaha n'iki na kimwe kinini cyaruta imbabazi z'Imana. Ndaguhamagarira uyu munsi wa none kuza ukegera Uwiteka Imana yawe. Ndaguhamagarira uyu munsi wa none, hamagara Imana none, uze witaba Imana, umve icyo Imana ikubwira. Imana ishimwe cyane. Tumaze kumva ko nta cyaha na kimwe kitababarirwa, kandi Uwiteka nuyegera araza kukugira neza kuruta ibindi byose. Umwanzuro mwiza, mudire turebera hamwe icyo wakora, icyo wakirinda n'uburyo wabyitwaramo. Hari ikibazo kimwe nakubaza cyangwa se nanjye nakibaza, ese ndi hafi y'Imana cyangwa ndi kure yayo? Biragoye cyane. Koko ndi hafi y'Imana cyangwa se ndi kure yayo? Nimba uri hafi y'Imana nakubwira ngo ni byiza, ariko nimba uri kure y'Imana isubize nawe nonaha, kuko ntago ari njye wagusubiza. Ese umutima wanjye urera cyangwa wuzuye inzika? Gatatu, ese haraho ndi guhemukira Imana cyangwa abantu? Ibaze nawe, haraho wumva urimo urahemukira Imana cyangwa se abantu? Uyu munsi ntabwo ari umunsi w'inkuru gusa twumva mu buzima bwacu bwa buri munsi, cyangwa se ibibazo by'intambara twumva hirya no hino, kuko intambara zibaho umunsi ku wundi, bamwe bagapfa abandi ubuzima bukaba bwakomeza. Ariko ngo nimba ukiri uyu munsi wa none, fata icyemezo cyiza. Ni umunsi w'icyemezo cyawe kugira ngo ubashe guhinduka kandi ugendane n'Uwiteka Imana yawe. Hitamo rero kwegera Imana, uhindure umutima wawe, ureke guhemuka. Nyaboneka mureke duhitemo kwegera Imana, duhindure imitima yacu, hanyuma tukirinde guhemuka. Nibyo bintu byiza cyane kurusha ibindi byose. Imana ishimwe. Nakubwira ati bwira Uwiteka Imana yawe, tuvuga uti Imana yanjye ndakwegereye uyu munsi wa none, nkuraho umutima mubi, ushyireho umutima mwiza, umbabarire aho nahemutse naho nahemukiye abantu hose. Ibyo nibwira nawe ubyibwira umunsi wa none. Umpindure mbeho ubuzima bushya uhereye none uyu munsi. Ndahitamo kugendera hafi yawe. Navuga ati Imana ishimwe cyane kandi Imana ihabwe icyubahiro. Mureke duhitemo kugendera ku bushake bw'Imana, mureke duhitemo kugendera mu nzira yayo, kuko nicyo cyiza kandi kizima, niko kakiza k'uyu munsi wa none. Umukristo nyawe numenya ko yakoze icyaha, hanyuma akagenda agaca bugufi imbere y'Uwiteka Imana ye ikamuhereza imbabazi. Twari turi kuri YouTube channel God Official. Nyaboneka gerageza ukandi subscribe, turaje dukomeze mu kindi kiganiro kiri imbere. Ariko nakubwira ati Uwiteka akugirire neza, Uwiteka aguhereza umugisha, Uwiteka akwambike imbaraga, Uwiteka aze agufashe guhindura umutima wawe. Sabye mfite kwizera ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Dusubire mu